tactiquement navuga ko twabaye nkaho tugorwa gato ko Kiyovu yabaye nkaho turusha kuri possession ya ballon bigendeye kuri qualité z'abakinnyi babo cyane cyane abakinnyi babo ku mpande bajyagamo hagati bagakreya sinon kandi twebwe abakinnyi twari dufite ku ruhande n'abakinnyi basa nkaho ari abataka ku buryo kugaruka hagati nabo kuri twebwe kugira ngo tubashe kugumana umupira byasaga nkaho bitugoye bigendeye kuri style de jeu basanzwe bakina. Kiyovu rero niho navuga ko kuri possession ngira ngo yaturushije, ariko natwe icyo twakoze nukugerageza kubimizamu tukabima ama espace ko twatuzi ko bafite n'abakinnyi beza bo gushota. Kuba rero tubonye twabigezeho tukabona n'iryo nota rimwe, nibaza ko ntago ari bibi cyane. Gusa Kiyovu ni ikipe mbona nziza ifite abakinnyi bakiri bato bihuta, niho tactiquement niho abakinnyi bo ku mpande niho babaye difference kugira ngo baze hagati bakre sinon bagire possession iri hejuru gusa nkaho baturusha twebwe. Umutoza watozaga ikipe ya Mazi United hari umukinnyi bita Ivan Marcete Kumekwate, byavuzwe ko mwigeze kugera naho ubumvikane butari bwiza kubera kubona mugiye mu ikipe ya Musanze Football Club. Ese mwabarize bo nibyo byigeze kubaho. Ivan umuntu utazi kwihanganira ubukene biramugora pe, yaragerageje bigeraho byanga, kandi ukuntu twari tubaye mu buzima bugoye pe, mu buzima bugoye kubera ko haraho byageze, uretse ko wenda Iva kubera ko ari wakinaga niwe babonye, ariko hariho n'abandi benshi bageze aho, bamwe barabireka barigendera barabita. Rero we ni umuntu utabasha kwihangana, ahita avugira aho ngaho hejuru nyine, kuko nabonaga ibibazo byari bihari namwigijeyo, ariko muri Musanze nibaza ko nta bibazo bihari, kandi umusaruro atanga nibaza ko ugaragarira buri wese ameze neza cyane. Kocha, ukurikije imigendekere y'uno mukino mu kinye na Kiyovu, ni iki wizemo gishobora kuzamufasha no mu mukino ukurikira wenda ibyo ikipe watubwiye aho yabyikurusha impande ukoresha impande zabo n'icyo, ariko se ku ruhande rwawe noneho uramutse uhuye n'indi kipe tuvuge nka Rutsiro muzakurikiraho nayo ugasanga ifite uburyo bw'imikinire nk'ubwo niye shuri ufite kugira ngo uzahangane nayo Musanze mbona icyo umuntu azakora nuko hari abakinnyi buriya abakinnyi bafite barakinnye bafite experience babisa, hari ubwo tuzabubrije yuko tugira, ariko ku kibuga cyacu cyo nta kibazo tugira, kuko urebye Musanze ukuntu yakinaga n'ukuntu isigaye ikina ubu ngubu ni ibintu bibiri bitandukanye. Musanze wabagaze uko nimbiza ku itapi ari ikipe iza kuza gutsindwa byanze bikunze, kandi n'umupira ubu rero no ku kibuga cyacu dusa nkaho twahinduye imikinire, ngira ngo abayibona bose barabizi, ababibonye bamaze kubona ko Musanze ni ikipe isa nkaho yahindutse. Bizajya bivuga rero ahubwo gukina ku itapi aho bizajya bitugorera nuko tuzajya twemera tugafata n'abakinnyi bazi ko bafite amazina akomeye tukabicaza, kuko hari abandi dufite wenda nta experience bafite nk'iyabariya, ariko tukaba aribo dukinisha kubera ko tactiquement aribo bashobora kubikora. Bizangombwa ko dufata abakinnyi abataka, dufite abataka nka babiri cyangwa batatu, hazajya hakina umwe cyangwa babiri, uwundi umwe ajye hanze. Turubrije gukora ibyo ngibyo kugira ngo ikipe yo kutumenasa kuri possession, kubera ko buryo ikipe ikurusha possession ifite n'amahirwe yo kuba yadutsinda. Uba wenda defense yacu imeze neza, muzamu yitwaye neza, ariko na mediane yitwaye neza, ariko wabonaga ko mu buryo bwo kugaruka hagati ku bakinnyi bo ku mpande wabonaga aribwo bwatugoye cyane, kandi aho baviriyemo bombi wabonye ko twari dutangiye gukina ndetse twagera no kwizamu. Nakoze cyane.